Mbaje kubaramutsa mwese muri kumwe na Pastor Emmanuel Musinga Rupande. Uyu ni wa mwanya tuganira ijambo ry'Imana, dusangira twese ijambo ry'Imana hejuru ya Pasaka. Ubu turi muri Pasaka, gupfa kwa Yesu no kuzuka kwe, nibyo turimo tuganira muri iki gihe, kuko ari cyo gihe turimo. Twaganiriye amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba. Aya magambo aciyemo ibice bitatu. Twavuze igice cya mbere kigizwe n'amagambo 3. Igice cya mbere kigaragaza ko Yesu yari umukiza kandi akaba umunyempuhwe n'ubuntu bwinshi, kandi ko yaje gucungura umwana w'umuntu. Intego yiwe kwari uko umwana w'umuntu arushaho kumenya Imana. Nicyo cyamuzanye, ni ukuvana umwana w'umuntu mu mwijima akamushira mu muco. Ijambo rya mbere Yesu yavuze ari hariya ku musaraba, yaravuze ngo Mana ubababarire kuko batazi icyo bakora. Impamvu yabivuze nuko yari abafitiye impuhwe, nuko yifuzaga ko ubugingo bwabo bwamenye Imana bukazabaho iteka. Icya kabiri ni ijambo yasubije cya gisambo hariya ku musaraba, aravuga ngo nje nawe uno munsi turarara muri paradizo. Impamvu yamubwiye nuko yari afite impuhwe, ashaka kugira ngo ijambo cya gisambo cyatuye kivuga ngo unyibuke. Yesu amusubiza nk'umwana w'Imana, amusubiza nk'umuntu, amusubiza nk'umucunguzi, aravuga ngo njyewe nawe uno munsi turarara muri paradiso. Ijambo rigira gatatu Yesu yavuze, Bibiliya izivuga neza iyo usomye mu gitabo cya Yohana igice cya 19 umurongo wa 25, haravuga ngo Yesu ngo abona Mariya yegereye ku musaraba. Bibiliya ntizivuga ko yavuze ngo Mariya, Bibiliya izivuga ngo yaravuze ngo mubyeyi. Aje kumuhamagara, ntiyigeze amuhamagara ngo Mariya, yaramuhamagaye ngo mubyeyi. Aramubwira ngo dore umwana wawe, amwereka Yohana, abwira Yohana umunyeshuri yakundaga, aramubwira ngo dore umubyeyi. Icyo yashakaga gukora hariya, Yesu yuzuzaga impuhwe z'umwana w'umuntu, kandi yuzuza itegeko rivuga ngo mwubaha ababyeyi banyu. Twarabisobanuye mu nyigisho z'ubushize. Wibuke cya gihe Yesu mu gitabo cya Yohana igice cya 2 ahindura amazi kuba divayi. Yaravuze ngo igihe cyane cyo gukora ibitangaza cyari kitaragera, ariko yuko mubyeyi ko ari wowe bivuze. Impamvu Yesu yabikoze kwarugira ngo yubahishe n'ibyanditswe. Bibiliya ivuga ngo idusobanuka tubwira ngo mwubaha ababyeyi banyu. Yesu yujuje ijambo ry'Imana kuko wari umwuzuro w'Imana. Igice cya 2 tugiye kujamo rero ni kigaragaza ko Yesu ari umuntu. Yesu yabyawe n'umugore, yambara umubiri. Bibiliya zisobanura neza ikavuga ngo yambaye kamere k'umuntu, yambaye akamero k'umuntu, yambara umubiri w'umuntu. Iyo usonye mu gitabo cya Yohana igice cya 19 umurongo wa 28, haravuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu amenya yuko noneho byose birangiye, agira ngo ibyanditswe bisohore rwose. Niko kuvuga ati mfite inyota. Ijambo rya kabiri Yesu yavuze ijambo rivuga ngo mfite inyota. Ijambo mfite inyota risobanura amagambo 2. Ikintu cya mbere iri jambo risobanura, iri jambo rijereje kandi rigaje no mu gice cya 3, rirasobanura ngo Yesu yaravuze ijambo, aravuga. Bibiliya izivuga neza yadusobanuriye, iravuga ngo abona ko noneho byose ibyo yakoraga birangiye, aravuga ngo mfite inyota. Iri jambo icyo risobanura, ikintu cya mbere risobanura ko Yesu nawe yari umuntu 100%, yagize inyota mu bibazo. Amaraso amaze kumushiramwo, yavuye amaraso agira inyota. Iyo uvuye amaraso ukava amaraso menshi ugira inyota, bigaragaza yuko Yesu yari umuntu, yagize inyota nk'umuntu. Yesu wibuke na cya gihe yari hari yahura n'uriya mudamu w'umusamariya, yaramubwiye ngo uwo kwemera nkaguha amazi yanjye tuzongera kugira inyota ukundi. Nuko yarazi neza ko umwana w'umuntu agira inyota nyinshi, ariko aravuga ngo mfite andi amazi woyanywa, amazi y'ubugingo, amazi wonywa ukabaho iteka ryose, amazi azotuma utongera kugira inyota ukundi. Rero iyi nyota Yesu yavuze hano mu gice cya mbere yagaragaza ko ari umuntu nawe yahuye n'ibibazo, yababaye, agira inyota ari hariya ku musaraba. Icya kabiri bigaragaza ko Yesu noneho yari amaze kurangiza byose, abona yuko afite inyota y'itorero, inyota yanje nawe yo kuzotubona mu bwami bw'Imana, kuko Yesu yarangije byose, kuko yarangije misiyo yari yamuzanye yo kuducungura. Yaje afite umugambi wo kuducungura. Icyamuzanye, wibuka ijambo riri mu gitabo cya Matayo mu gice cya 5 hariya haza havuga ngo hahirwa bafite inzara n'inyota zo gukiranuka. Icyazanye Yesu mu ijuru wa munsi inama yateranye Yohana akabibona,
abona ngo habuze umuntu ubumbura cya gitabo. Yesu we marayika aramubwira ngo wirira Yohana w'intare w'umuryango wa Yuda yaranesheje. Wa munsi Yesu yagize inyota yo kuza gusevinga umwana w'umuntu cyangwa gucungura umwana w'umuntu. Noneho abonye bigiye kurangira biramunezeza, agira inyota yo kuzatubona mu bwami bw'Imana. Umunsi umwe nje nawe tuzabana na Yesu mu bwami bw'Imana hiteka ryose. Umunsi umwe nje nawe tuzanezerwa iteka ryose. Umunsi umwe nje nawe tuzabaho ubuziraherezo turi kumwe na Yesu umwami wacu. Iri ni ryo jambo rya kane Yesu yavuze. Iri jambo yarivuze ari ku musaraba, ari hariya. Bibiliya ivuga ngo umusirikare yarirukanse ngo azana sifongo, inzoga isharira cyane, ngo arayimuramiza. Yayimuramije kuko yari umuntu yuko nawe yari afite inyota, ariko Yesu yari afite intego yiwe yuko ibyanditswe n'ibyasezeranije byose byari bigiye gusohora. Ijambo rya gatanu Yesu yavuze ari ryo tugezeho ni icyanditswe cyo muri Mariko 15:34. 15:34 haravuga ngo ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati, Eloi Eloi lama sabakitani, risobanurwa ngo mana yanje niki kikundekesheje. Iri jambo impamvu barishira naryo rikora ahantu habiri. Impamvu barishira ko Yesu yari umuntu 100%. Bibiliya ivuga ngo Yesu ngo ageze ku musaraba saa 6 zigeze, ngo ubwira kabiri buraba. Ubwira kabiri ngo bube Imana imutera umugongo, ngo kuko ngo yaragiye kwakira ibyaha byacu, ibyaha byanje nawe. Noneho Yesu ngo arababara. Wibuke Yesu yagiye yigisha abandi abasubizamo intege. Uyu mwanya Yesu nawe yagaragaje ko ari umuntu ababaye, acitse intege. Aravuga ngo mana yaje niki kikundekesheje. Bigaragaza yuko agahinda kamugeze ku mutima, arababara nk'umuntu, abona ibibazo arimo, abona ukuntu Imana imuteye umugongo. Avuga iri jambo, aravuga ngo Eloi Eloi lama sabakitani, mana yanje niki kikundekesheje. Nuko Imana yari igiye kwigirayo. Bibiliya komantere zivuga ngo ubwira kabiri bwabaye, ngo kugira ngo Imana itabona Yesu yikoreye icyaha, itabona Yesu afite ibyaha, itabona Yesu yatwatse umutwaro twari twikoreye, noneho iwe akawikorera. Ubwira kabiri buraba, umwijima urabudika kwese. Oh haleluya! Umwami waje yaratubabariye. Wa muri byavuze ngo njewe nawe twababariwe yuko Yesu yemeye kwikorera ibyaha, agahinduka icyaha tugahinduka bera, akabambwa tukabamburwa, agakubitwa tukababarirwa. Muri byavuze ngo kupigwa kwake tumepona. Mu bibazo ye, mu mibabaro yiwe, mu ntimba ze, mu gahinda kiwe, mu kurekwa n'Imana kwiwe niho twakuye agakiza. Mu kwirengagizwa n'Imana akababara mu mibabaro yiwe. Wa muri byavuze ngo mu mibyimba ye niho twakijijwe, niho twakirijwe. Mu mibyimba ye niyo yadukijije intimba zacu. Rero mu bibazo yaciyemo yarababaye kugira ngo twebwe tubabarirwe, arakomereka kugira ngo twe dukire, arabambwa kugira ngo tubamburwe. Noneho ahangaha Yesu yarababaye kuko Imana imuteye umugongo. Abateologe bakavuga ngo ahangaha yagaragaje yuko nawe ari umuntu yabyawe n'umugore. Nuko umwana w'umuntu ababara akagira agahinda, akarira, agahogora, agashavura, agababara ku mutima, akahabwa counseling, bakamugira inama. Yesu nawe yarababaye, areba ibibazo yikoreye ukuntu Imana imusize, aravuga ngo Eloi Eloi lama sabakitani, mana yanje nigikundekesheje. Umuririmbyi yaravuze ngo we kubamba Yesu bwa kabiri, nje nawe dusaba Imana imbabazi kugira ngo ntitukongere gushira Yesu ku musaraba, kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu, kugira ngo umunsi umwe nje nawe tuzinjire mu bwami bw'ijuru. Mwene data, Imana igufashe kandi kugirire neza. Wumvira ijambo ry'Imana umenye yuko Yesu adukunda, kandi umuririmbyi yaravuze ngo yadukunze tutamuzi, adufatisha umugozi. Uwo mugozi ngo ni urukundo rwiwe. Urukundo rwiwe nigo wamuhambere yara ku musaraba. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo Yesu ntiyigeze afatwa n'imisumari hariya ku musaraba, ngo Yesu ntiyigeze afatwa n'igitero ku musaraba, ngo yafashwe n'urukundo yadukunze nigo gwahumanitse hariya ku musaraba. Yemera kubambwa kubw'urukundo, afatwa n'urukundo rutuma abambwa hariya ku musaraba. Imana tugirire neza kandi tubwanze. Mwari kumwe na Musinga Emmanuel, tuzongera ubutaha. Imana